agatsiko rero ntabwo gasobanura. None se reka mbabaza, mu Rwanda ko dufite ntuza ya transfusion sanguine, ibyo ishinzwe gutanga iby'amaraso, kuyakira, kuyabika neza no kuyashyikiriza ibitaro hirya no hino. Ubu tuvuge ko ari ababyeyi dufite abantu benshi bakeneye amaraso, biranashoboka kuko niho abantu barimo kwicwa n'imidari y'inzara. Ariko ikibazo gikuru gikomeye ni abasirikare, kuko abicwa n'inzara bo agatsiko ntacyo bikabwiye, ko niko kabicishije inzara. Abo gafiteho impungenge ni abasirikare. None abasirikare bagenzi babo nibamara kubona ko umuntu aza akabura amaraso yo kumuha, bazabigenza bate? Hari uzongera n'iyo Kongo bazongera kwikandagizamo ikirenge? Amaraso yarabuze, abanyarwanda nta maraso bafite. Agatsiko karimo gukomeza guhamagara, ariko abo twavuganye bavuze batari ku imyijuto iragwira ko ubu n'utwo nari mfite twari kumbeshaho iminsi 2 iri imbere, njye kuduha agatsiko, njye kuyatanga. Umutima wo gutanga, ngewe ndi umukuru arusha na amaraso narayatanze mu buryo bwose bushoboka. Ndanabishyigikiye ko abantu batanga amaraso, ariko ikintu cya mbere twigishwa ni uko utanga amaraso agomba d'abord kuba afite ubuzima bwiza. Ntabwo wajya gutanga amaraso nawe uhungetwa, mu nda harimo zero, harimo umuyaga, ngo uvuge ngo kandi agatsiko kayakuvoma nda washaka ugasigaraho ku iseta. Oya, igihe wumva utameze neza wikwirwa ujya kuri centre yo gutanga amaraso. Ubu bwo bigiye kuzagenda gutya, bagiye kuzagenda bajya ku mashuri, bajya kuzenguruka, bajya kuyaka ku ngufu, ku mashuri, ku bigo by'amashuri, mu bigo bya gisirikare, aho hose abapolisi baragenda bakabategeka bati nimuzane. Twaraboze bavuga bati mbanza bakeka ko ngo ni umuhungu wa Kagame, ngo wese yatwarangana iki. Ntabwo bakwirwa basaba abanyarwanda bose. Ni ikibazo rusange, ntabwo ari ikibazo kireba abantu bake. Ntabwo none se ubu nibwo nase mu Rwanda hari intambara ihari? Mu Rwanda se hari ikindi cyorezo gihari ushaka kuvuga ngo abantu hari impanuka nyinshi, hari iki ngo abantu baheze mu bitaro babuze amaraso? Ikibazo kirahari kibagoye, maze kukibabwira haruguru. Banyarwanda dukunze kuvuga ibintu tukongera tukabisubiramo. Kariya agatsiko nta mpuhwe kabafitiye. Ntimwibwire ko nayo maraso bashaka ari ayo gutabara abanyarwanda twebwe twagiseseka. Oya, nayo gutabara nyine abo basirikare babo bohereza mu mpfu nabo, kuko yaje wenda atapfuye baravuga ati tumuhaye amaraso wenda aya yamukamutsemo, tumuhaye amaraso yakongera agasubira kuturwanirira. Yakongera kuturwanira rwose. Abanyarwanda tumenye ko mu Rwanda hari ikibazo, nakibabwiye, ikibazo amaraso ntibakabaye banayabura, ariko saba mu gatsiko nibanga. Erega agatsiko kajye kabimenya, hari igihe kigera bigasaba ko buri wese atanga amaraso, agatanga amaraso, agatabara u Rwanda. Wa wundi watukaga ngo ni iki, ngo ni iki nazi, ngo ni iki ngiki, ngo ni iki n'iki, amaraso saranuka. Nta maraso anuka, amaraso ni amaraso. Iyo nta ndwara irimo, amaraso arakiza. Rero wa wundi usenyera niwe urimo gusaba amaraso, wa wundi wimye transport niwe uri gusaba amaraso, wa wundi wabujije guhinga agatsiko niwe uri gusaba amaraso. Amaraso ni ubuzima, kandi amaraso ni ikintu umuntu atanga abishizemo n'umutima w'urukundo. Ntabwo ari agahato, nta tegeko rihatira umuntu gutanga amaraso. Igihe rero ufasha abaturage bawe nabi, ubundi inaha iyo bavuze bati dukeneye amaraso, nta nubwo babona aho hari napfira muri firigo, tarabuze aho akoreshwa. Kubera ko buri muntu ku mutima akunda abona ubutegetsi, iyo bavuze baravuga ati barayakeneye koko, kubera ko baratureberera,
turi mu nyungu zabo, bababajwe nuko hari umuntu wapfa abuze amaraso, ariko ku gatsiko n'ubyo afite barayamuvoma. none warara ku ngoyi uzirikiye amaguru n'amaboko inyuma, uraye ku mapingu, uri mu mihango, ayo maraso harya wazayakura he? none si damange byagenze bite? n'uyafite barayamuvoma, nashaka mushiremo, ntacyo bitubwiye. hanyuma ejo mu gitondo ugatanga twa komunike ngo urashaka amaraso, yaheze ko mwayamennye mukaba mwarayamaze, murashaka amaraso y'iki? murashaka amaraso y'iki? Abanyarwanda mujye mwibuka ko turi ba magirirane. Gatsiko ndababwira mujye mwibuka ko turi ba magirirane. uyu munsi ndabihaye kubera yuko mwajya mwakwibuka ko mukeneye Abanyarwanda, mukeneye umuhutu. ngaho mugende mwange noneho amaraso y'abahutu, muyange se ko mwavuze ko ngo abahutu banuka ngo bagira, ngaho nimuyange turebe. ntimuyakeneye se? ntimuyakeneye? muzajya mujya gupima mu mazi umuntu we niba uri umuhutu, subirayo turashaka y'abatutsi. ariko mwaranze mu biringa. hari igihe umuntu akenera undi. we musirikare babitsemo urusasu mu kaguru cyangwa mu mutsi uwo ari wo wose ukabududubiza amaraso, ntabwo uzajya kuvuga ngo amaraso ya bya bitera hamwe ngo nimuyantere. ishashi uzapfa kuyibona, uzamera nk'umuvampiri, uvuga uti mpereza. gera vuba. turakeneranye mw'abantu, turakeneranye, dukeneye buri muntu wese. hari igihe dukenera. erega ntabwo birangiriye aho ngaho. Imana izabateza ibyago bikomeye cyane ku buryo muzajya mujya gusaba bo mwimye. wa wundi wahezaga ku muryango hariya yajya kuzwa ngo usubirayo gusokera mu biro. Abyibuka ukuntu Ngarambe yabwiye Kizito gusokera mu biro. Ngarambe uvuye Burundi ejo bundi akuze, araje ageze mu Rwanda, yubatse ibiro abyicayemo, yambaye karuvati, afashe umwana w'umucikacumu usigaye wenyine, uje kumureba mu biro byubatse mu gihugu yaburiye mwabe, ngo mbone ngusohoka ngo mu biro byanjye kugenda. hari igihe muzadukenera. urugero ngurwo rurahari, narabibabwiye n'uyu munsi mbibasubiriyemo. abantu ni magirirane. uzakenera umututsi, ukenera umuhutu, ukenera umutwe. kiruta byose rero, bana na bose. niko Imana ibitegeka, bana na bose. Muyombo Tomasi cyangwa se Tom Close, wihangane, ntabwo ari gahunda yawe ndwanya. ndarwanya ubwo buriganya bwa FPR. ndarwanya ubwo buriganya bwo kujya kureba umuntu wabuze amashereka yo konsa umwana ukamusaba amaraso yabuze, ngo bantu ngo nimwihute, ngo nyabuneka, ngo nimugire vuba, ngo XX Greka yaravuga ati icyakora amaraso ya Kasuku. ariko Abanyarwanda namwe ati amaraso ya Kasuku bayateye umuntu byaba birutwa no kwipira, ko gifite menshi se ubwo bakiyavumye, bayagikuyemo ko ari banza gifite menshi cyane, gifite menshi. nibagihereho bakivome, hanyuma bakize mu Banyarwanda. ati wahita uvugaguzwa nkawe rwose. Gasuku Eva Bolingo PM, iyo urupfu rwaje nta mahitamo aba akiriho, aho uvuze ukuri. rwose urarumva ufite amaraso menshi, nibayarukuremo bajye kuhatera abandi, wenda rwagabanya amagambo. ihora ihoze PM, agatsiko kayabonye kayavoma katitaye ku buzima bw'uwo bayatse cyane rwose.
ngaho rero ubwo ni ugushaka abafite ay'ubururu cyangwa umuhondo. Uwo ni Clementina. Amaraso ya opposition ngo niyatunze mwene Kagonyori Brian, nanjye kuyashaka mu bikeri byene wabo abe ariyo amutunga. Harihoze nawe rero ugeze kure. Bikeri se ko ari ibikoko, aho barayavoma mu bantu, barayavoma mu bantu. PM, amaraso yose y'abanyarwanda bamennye bamaze kubasonjesha, none ngo bahaze amaraso koko, mbega agasuzuguro. Ngo none ngo babaha amaraso koko, mbega agasuzuguro. Ntawe ujyana umwenda, my friend, ntawe ujyana umwenda. Navuze ngo kiriya byago si byari byaza, ntago biraza. Agatsiko mu minsi iri imbere muzaba mureba bano bantu bose mubona babikaragaho, babakaragaho. Hari umupolitisiye mu myaka yashize baramubajije batari ko tubwire, nawe ariyize ariko abivuze ntabwo ari mu myaka yakure cyane, bati tubwire, dusobanurire ubundi utandukanye ute umututsikazi n'umuhutukazi. Nuko aratangira ati turabona ati bajya bavuga ko ati abakobwa b'abahutukazi ati bafite impfundiko bakagira taye nyine n'iki. Ati se naho umututsikazi nyine, ati umututsikazi ati bavuga ko ngo afite aho yicarira hanini. none rero nanjye nahingiye navuga ni aho ngaho nyine aho bicarira, uko uwo mugabo yahavugaga. Ni ikiganiro cyabaye, mutaza kumpirikiraho ivangura n'iki byose. Rero nari mvuze nti ibyago ntabwo biraza, ntabwo kandi twifuriza ibyago abanyarwanda, ahubwo turavuga tuti ba bandi bigize imbonera basuzugura abantu, banga kuvugana n'abaturage, ugaca ku muntu aryamye ku muhanda inzara yamunanguye, wowe ufite imifuka n'imifuka mu rugo ukaba utamuha n'ikiro kimwe cya kawunga, ukaba utamuha n'ikiro kimwe cy'umuceri. Ibyo bintu mumenye ko hari igihe bizagera mugakenera abantu. Hari igihe ubuzima bugera umuntu akibuka akamenya ko nawe ashobora gucishwa bugufi. Rero n'inkotanyi nazo zimenye neza yuko uyu munsi zikeneye amaraso y'abanyarwanda bose.